Bavandimwe ndabaramukije mwiriweho. Ndashima Imana ko tugize umwanya wo kwiga ijambo ryayo nk'uko twahoze tubivuga. Ndaza gusaba rero kugira ngo nsenge, hanyuma umuntu waba uri aha nuza kudusanga araza guhera aho ngaho adukurikire. Reka nsenge. Mwami Imana, turagukunda ko wabanje kudukunda. Mwami, ngushimiye ko uduhaye amahirwe kugira ngo tukugane twige ukuri kwawe. Mwami, ni wowe wenyine twiringiye ko wadufasha. Ari njye uvuga, mufashe Mwami, mvuge nk'ubwirijwe nawe, ari n'abumva Mwami batega amatwi bungukirwe. Ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo twizeye, amen. Bavandimwe, nari maze gushima Imana kandi nyisa kugira ngo ize kubana natwe. Ndagira ngo rero dusome amagambo uyu munsi turi bwige, hanyuma dutangire. Urwandiko ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 ku murongo wa 40 haravuga ngo, nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi arabahugura ati, mwikiza b'iki gihe biyobagiza. Bavandimwe, ngaya amagambo turi buganireho. Uyu ni Petero intumwa atangira inyigisho ya mbere yatanze yerekana icyo ubukristo ari bwo. Atangira avuga ati, yigisha abantu ibintu byinshi. Ageze aho rero agiye kuva noneho muri doctrine, mu byo yigishaga icyo ubukristo ari cyo, agiye kwerekana icyo abantu basabwa noneho bamuteze amatwi gukora. Bavandimwe rero dukomeje, nari ndimo mbabwira ni uriya murongo niwo turi bwigeho. Nshaka ariko guhera inyuma kugira ngo nange umujyo w'ibi bintu, ari byo mu cyongereza bita context. Ibyakozwe n'intumwa mu by'ukuri ni ibyakozwe na Mwuka Wera anyuze mu ntumwa, niryo zina ryiza. Hanyuma igice cya mbere umurongo wa mbere Bibiliya itwereka ko ibyakozwe n'intumwa byose uko biri ibice 28 byandikiwe umuntu umwe. Ku murongo wa mbere w'igice cya mbere haravuga ngo, Theophile we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije azitegekesha Umwuka Wera. Rero murumva, muri cya gitabo cya mbere nanditse, uyu Theophile ni nawe muri Luka bari bandikiye. Ni ukuvuga ngo aba bagabo ba kera bari bazi ko roho y'umuntu ifite agaciro gakomeye ku buryo bashobora kwandika ibitabo bibiri byose bagira ngo bamwigishe ko icyo ubukristo ari cyo ari ukuri, kandi ko ubwo yabyizeye nta kabuza bizamuhereza ubugingo buhoraho. Nari nsubiye inyuma muri Luka igice cya mbere umurongo wa mbere aravuga ati, abantu benshi bagerageje kuringaniza igitekerezo cy'imvaho y'ibyemewe natwe rwose, nk'uko twabibwiwe n'abahereye mbere bigitangira babyibonera ubwabo, kandi bakaba abigisha b'ijambo ry'Imana. Nuko nanjye maze gukurikiranya byose neza mpereye ku bya mbere, nabonye ko ari byiza kubikwandikira uko bikurikirana, wowe Theophile mwiza rwose, kugira ngo umenye ibyo wigishijwe ko ari iby'ukuri. Rero n'ibyakozwe n'intumwa byanditswe kubera iyo mpamvu. Impamvu Luka yanditswe ni ukugira ngo tumenye neza ibyo twizeye, hanyuma n'abatarizeye bamenye ubukristo ubwo ari bwo. Ubukristo si uko bazagushyingura cyangwa bazagushyingira. Ubukristo si aderesi, oya rwose. Ndetse hari abera ba kera bapfuye batarigeze bagera mu rusengero. Ntabwo rero ubwo ari bwo ubukristo. Ubukristo ni iki? Nibyo rero aha handitswe habwira. Ese umukristo ni muntu ki? Uhinduka umukristo ute? Uba uvuye mu kihe cyiciro ugiye mu kihe cyiciro? Hakorwa iki kugira ngo ube umukristo? Bavandimwe rero dukomeje, noneho Mwuka Wera arimo araca mu kanwa ka Luka amubwira ibyo yakwiye kwandikira uyu Theophile kugira ngo amenye ubutumwa bwiza icyo ari cyo, amenye ubukristo ni iki. Kristo uyu ni muntu ki? Yaje gukora iki? Rero bagenda Mwuka Wera ahitamo inkuru z'ibyagiye biba bikorwa n'izo ntumwa abibwira Theophile. Kimwe rero mu byo yagaragaje ni inyigisho, uburyo aba bakristo ba mbere bigishaga.
ni gute babwiraga abatarizera icyo bakwiye kwizera, ni gute babafataga. Iyo yajyaga kubwira umuntu ati ukwiye kuva muri ibi ukiringira ubutumwa bwiza, yamwaporocinga agati, yazaga afite iyihe toni nyine ijwi, afite iyihe myumvire kuri uyu muntu. Ese yarebaga uyu muntu nk'inzirakarengane, yarebaga umuntu utarizera nk'umuntu disi wagowe kubera amateka y'iwabo, kubera akarande ngo aje kumusiga amavuta ngo muderivaringe? Igisubizo ni oya. Ni iki yazaga kumubwira? Rero mu nyigisho uyu Petero yigishije niho tubona uyu murongo abwira abantu bamaze kumva ubutumwa bwiza babwirije yuko Kristo ari we. Arababwira ati mwikiza b'iki gihe biyobagiza. Mu Cyongereza save yourselves from this untoward generation. Mu Kinyarwanda mwikize ab'iki gihe biyobagiza. So ikibazo twibaza ni iki? Ikibazo ni ese abantu b'iki gihe bavugwa ni bande? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ese kwiyobagiza bivuze iki? Abantu biyobagiriza mu biki n'ibiki? Gatatu, ese njye sindi muri abo ngabo? Murabyumva? Dusubiye muri cya gice cya kabiri navugaga, avuga ibintu byinshi arimo yigisha. Aravuga, reka mbere ku murongo wa 37. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi mwihane mubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera, kuko isezerano ni iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamarwa n'umwami Imana yacu. Ibi rero ni ibintu bireba ababwirwaga n'abandi bose bari kuzahamagarwa n'umwami kuza kwihana bakizera Yesu Kristo, bari mu mahanga yose, bakihana bakizera bakabarirwa ibyaha byabo. Ariko noneho Petero asa n'ushaka, ntiyanyuzwe n'uko byabacumise mu mitima bakabyibariza. Agiye kubabwira ati, bantu mwe muri aha mwese murebe iby'ubukristo ibi byatubayeho, mukavuga ngo twasinze inzoga hejuru, niko bari bavuze mu ndimi ba Petero. Ikibibatera rero si uko muri inzirakarengane, oya. Ikibibatera ahubwo aravuga ngo nuko mwiyobagiza. 40, mwikize ab'iki gihe biyobagiza. Buri gihe Bibiliya igaragaza ko umuntu atari inzirakarengane, ahubwo igaragaza ko yiyobagiza nkana. Wenda ndatanga ingero nko mu gice, nko mu Baroma igice cya mbere, Bibiliya igaragaza ko usibye nuko bazi ko Imana izarimbura abantu bakora ibyaha, ahubwo bashima n'ababikora. Nko kuvuga ngo ni ibintu bazi, si ibintu bibatungura. Reka nsome mwumve igice cya mbere cy'Abaroma, umurongo wa 32. Nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bararimenye bakwiriye gupfa, uretse kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora. Bibiliya rero buri gihe igaragaza umuntu nka culprit, cyangwa se umuntu utagerwaho n'ibyaha, ahubwo nk'umuntu nyirabayazana. Nigaragaza umuntu nk'inzirakarengane. Hariya Petero ati mwikiza b'iki gihe biyobagiza. Turaza kureba ko biyobagiza, ariko avuze ko umuntu yiyobagiza ati, ni umuntu ubuze ukuri. Urugero ukambwira utari ko uzi ko ya mafaranga nayabuze, abizi neza aho yagiye, ati akitangaza ati birashoboka se, ubwo sinde waba atwaye amafaranga, kandi abizi neza ko ari we wayatwaye. Ab'iki gihe rero biyobagiriza mu biki? Hano Bibiliya iti usibye nuko bazi iteka ry'Imana ko abakora bene ibyo bakwiriye gupfa, abacumura, usibye no kubikora ubwabo bashimagiza n'ababikora. Ndetse niyo Bibiliya ivuga guhana, igihano Imana izahereza abantu banze kwizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ivuga ko ngo bazahanwa igihano kibakwiriye. Nta gihe na kimwe umuntu afatwa
nk'aho ari a victim. Oya, nta gihe na kimwe Imana yaba abizeye yaba abatarizera y'Imana igiye kugira uwikabukira. Tuvuge mu bana b'Imana birivuga ko bakubita ibiboko mu Heburayo 12 ngo abikundira abacyaha bakubita ibiboko. Ari nacyo gipimo kimwe mu kwibaza ni ibihe byago nagaho kaga kajya kangeraho, kuko ibiboko by'Imana bishobora kuba urupfu, bishobora kuba kubura urubyaro, bishobora kuba ikintu cyose uzi kibabaza umubiri kugira ngo Imana igikoreshe iguca amaboko yo kujya kurambura ukora ibyaha. So ariko icyo nashaka kuvuga nuko buri gihe Imana yaba ari discipline ihereza abana bayo, yaba ari ibihano ihereza abatizera, byose buri gihe hongeraho aka kajambo igihano gikwiriye abo bantu. Usibye ko no kumenya ko Imana ikwiriye kwica abacumura ngo bashima n'ababikora, barabizi kandi baranabizi mu mitima yabo ko bikwiriye ko Imana ibikora, nawe irenganya. Noneho rero nagiye gusoma hano mu Batesalonike, Bibiliya ivuga ngo igihano izatanga ku munsi w'amateka, ubwo Imana izaza guhana abantu. Mu Batesalonike ba kabiri, reka musome mwumve igice cya mbere, haravuga ngo bazahanwa igihano kibakwiriye, aricyo kurimbuka ku iteka ryose. Ninde ugena igihano gikwiriye abatizera ubutumwa bwiza? Ni Imana. Bazahanwa igihano kibakwiriye. Kubera iki? Kubera ko buri gihe umuntu ari guilty, ibyaha biramuhama. Nuvuga ngo no kubwiriza barayo babwirizaga umuntu bamurebye mu maso. Murabyumva bavandimwe? Nibyo uyu munsi ndibugerageze gukora. Wigiraho wihisha inyuma y'ibibabi by'ibiti ngo urihisha Imana, nk'uko Adamu mu bwenge buke amaze gucumura yashatse ibaze kwihisha inyuma y'ikibabi cy'igiti ngo urihisha Imana. Ngibi rero Petero nawe ati nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi, arabahugura ati mwikiza b'iki gihe biyobagiza. Bariyobagiza, nta muntu utazi neza ko ari umunyabyaha. Turaza kubireba biyobagiriza mu biki.